navugiyeyo ariko ndagiye ntazi ko ndi buve ahubwo ibaze kukubwira ngo ugiye kuzimu utaze kuzagaruka yego nyuma yaho ndagenda mbona y'ibintu bitandukanye mbona abantu bafungiranwe abantu basengaga mbabonayo ariko mbona nabo narinzi gutyo mbabonayo nanjye narinzi ko nzagumayo ariko natunguwe nuko nzamutse hehe ngeze ku isi ugerayo hari umuntu ugikuzimu bura wagikuzimu kagaruka bura turetse kubesha ko nagiyeyo jewe nagiye ahantu hari kwirimbe yego bamaze ngeze kwirimbe urumva nari mfite n'igi reka yego ubwo banyereka umuntu twari turi kumwe arambwira ngo ni inkubite kuri yamva ndangije nkubitaho mbona harasamye mita manuka Ndabirambiwe TV. Yes, wesemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV, reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya, ntaza kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe, tugirirwa umugisha n'Imana kuba yazanye umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuhanuzi, inshuti y'Imana. Uyu nguyu ni umukozi w'Imana, uyu ni umwana w'Imana, by'umwihariko n'umuhanuzi. Afite amavuta y'Imana, afite imbaraga z'Imana, afite ububasha bw'Imana. Sinamuvuga ngo murangize, reka we by'umwihariko abanza twibwira amazina nk'umuntu twakiriye ahangaha. N'ubwa mbere tumwakiriye, by'umwihariko yabonye ibiganiro byacu, araduhamagara yifuza gukorana natwe. Nawe gukorana natwe nta kiguzi bisaba, upfa kuba ukijijwe, wizera Imana, urimo ijambo ry'Imana, wubaha Imana, turakwakira nta kiguzi duca ahangaha, ukaza ukavugira Imana, ukaza ugakorera Imana. Reka mwakira hanyuma dusuhuze ubundi twinjire mu ijambo nyamukuru ryatumye duhura uyu munsi. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Umeze gute? Shameze neza kabisa. Kambona udashobotse nuko imvura yari iri kugwa. Imvura irimiragwa yaguye cyane. N'amagiripe urumva abari yose. Ako niko bimeze akenshi iyo hari imbeho, amagiripe akunda kugaragara cyane. Yego ni igihe cyayo. Umeze neza. Meze neza cyane. Biragaragara cyane, uranakomeze neza. Ahangaha twakwakiriye ni mu rugo, humura wiyumvemo ikaze. Ni mu rugo iwawe, ni iwacu, ni kwa data wa twese. Wumve ko nguhaye ikaze by'umwihariko kuri Ndabirambiwe TV. Ndabashimiye kandi murakoze. Mbere yuko tuganira cyangwa se twinjira mu ijambo nyamukuru, reka mbanze fate uyu mwanya. Ni ingeso imbamo itazigera imvamo, aho namenye ko ari umuco mwiza wo gushimira abantu badukurikiye. Niba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, reka mfate uyu mwanya nce bugufi, nifate ku mutima nkubahe kubwo guha agaciro ibiganiro nk'ibi, ijambo ry'Imana, ukemera gukora subscribe, ukemera gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, ivuga butumwa, iyobokamana bikugereho umunsi ku wundi. Hanyuma rero nawe niba udukurikira ubwa mbere, reka mbanze nce bugufi nkubahe, ngusabe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Niba wifuza kuyikanda mu buryo bwo kudushigikira, reka ngo iminota 2 uyikande, hanyuma nawe ngushimire. Yes, urakoze kuba uyikanze, ndagushimiye mbikuye ku mutima, kuko nawe uyikanze ubikuye ku mutima. Impamvu mba ngushimiye nkavuga ngo ngushimiye mbikuye ku mutima, nuko Bibiliya yavuze ngo nimwizera muzizera ibirute byo mwatekereje, cyangwa se nimwizera mukanganya nk'akabuto ka sinapi, ibyo mwizeye bizababira uko mwizeye. Rero nanjye bimbere uko mbyizeye, kuko mbisabye kandi mbikuye ku mutima. Imana ibamugisha. Hanyuma rero nagize amatsiko, n'abantu badukurikiye bagira amatsiko. Ubu turi kwibaza ngo ni ikihe bafite amatsiko ateye ubwoba. Burangiye mbita nibaza kuntu mba mfite amatsiko, bura n'abantu baba badukurikiye baba bafite amatsiko ateye ubwoba. Bura ni nk'ikihe kintu cyambere cyatumye uvuga ati ndi kumva nshaka kujya gutambutsa iyi message uyu munsi? Ubundi igihe narababonye ndimo nkurikirana ibiganiro byanyu. Yego, ndavuga ariko mfite ibintu byinshi byo kuvuga, cyane cyane nk'abahanuzi, abaririmbyi, mbese ingero zose. ndavuga se ngiye nkatanga ubuhamya bw'ibi bintu, abantu ntago bamenya ukuri. Yego, niyo mpamvu rero naguhamagaye, nawe umakaribu rwose. Hano ni wabo w'abana b'Imana. Okay, sibyo? byiza. Bibiliya yaravuze ngo abamwemeye bose
bakemera izina rye yabahaye ububasha yego niyo ngo natwe abadukunze bakifuza gukorana natwe tubaha karibu n'akaze iwabo nanjye nabakunze ubaha ngaha ni iwawe cyane ubu nanjye hagizuza nanjye namwe ubagizuza nanjye namwakira nuko rw'Imana karibu rwose mwabazungu karibu cyane rwose abantu bari hanze abari mu Rwanda bumve ko tubaha ikaze kandi turabakunda icano ni yabo yego ni yacu ni ijambo ry'Imana n'ibindi byinshi bitandukanye hanyuma rero uyu munsi dufite amatsiko yo kumenya ikintu cyatumye wifuza kuza kutuganiriza cyangwa se gusangiza abanyarwanda muri rusange twese turimo ubundi rero impamvu nabahamagaye gusa mbanje kubashimira ko mwamaye karibu ni na byiza cyane buriya urugo ni urugendwa urugo rutagendwa rwose ndize ko nta mugisha uburimo rero maze iminsi ntekereza ku bintu byinshi bitandukanye ntekereza ku bakozi b'Imana ntekereza ku bahanuzi ndeba n'imyitwarire yabo ndeba ukuntu bamwe banatubura dore ko n'isenyero na zimwe banazifunze ntabwo biba byoroshye ndavuga se abantu ko mbona bakirukanyira abahanuzi bazi ukuri kwabo ese bazi aho bajya aho bajya aho ariho ibi byose ndabitekereza rero ndavuga rero nkeneye kuza kuri Ndabirambiwe TV kugira ngo mbivuge bamenye ukuri niyo mpamvu rero naje ahangaha kugira ngo mbabwize ukuri uko abahanuzi bakora ariko Imana cyakora yambwiye ikintu kimwe inyongoreye mu mutima irambwira ngo iriyiziye niko bimeze abishushanya abavuga Imana ngo yavuze kandi itavuze abo babaho babaho pe benshi cyane reka mbabwire nigeze kubona nari impari nagenda nkubwira ibintu nari impari mpibereye reka nari impari n'indi mu rusengero ndabyibuka haje umukobwa n'umukobwa ntago ndi buvuga izina ariko ngiye mbaze ntubavuga amazina bamuzana icyo gihe akaboko kari kameze gutya noneho baravuga ngo akamaranye imyaka 10 kameze gutya nyine kahinahina none ugiye ngira amatsiko burya baya nta muntu upfa kumbeshya urumva umushumba yari pasiteri baravanga abarwayi ntibahaguruke none bahagurutse yakurindaga gukoresha amavuta ya elayo bamaze guhaguruka giye nanjye narahagurutse ngiye kumufata koko ujye kumufataho mufate geni nshaka kwimenyera ukuri ngiye urana akaboko kamaze imyaka 10 kaba kabaye pararize nkakozeho numva umubiri ni uroroshye kandi umubiri ari pararize urumva ubukanyaraye nge nagakozeho numva karoroshye ndavuga oya ibi harimo ubuteka mutwe ubwo ngubwo urumva hari abandi baratondekanye harimo n'umuntu ngo wari wasaze urumva bari batondekanye barangije bahera kuri wa wundi wari ufite akaboko niwe yahereyeho bafata amavuta ya elayo bagenda bagene agasigaho arangije akazaza akwega ndabose akaboko tujye tubwizanya ukuri waba umaze imyaka 10 akaboko karahinamira ku buryo wahita ukwega gutya gahita kaza vuba oya ntago bijya bishoboka ni nko kuvuga ngo urugero ni nk'umuntu wabasengera bakavuga ngo wenda aramaze imyaka 10 ari kiragi none aho bamusengeye wenda birashoboka ko byakwemera agakira bye bibaho cyane aho biremera akosa agahita amenya no gusoma ako kanya oya reka nabyo nabikubwira byibyo nagiye mbibona inshuro nyinshi kabisa noneho arangije kumusengera akaboko kagenda kigirayo agakwega buhoro buhoro arangije none ugewe basengaga nkanuye urumva ntago nahumirizaga nyine kubera iki utahumirizaga oya nagira ngo ndebe kwari ukugira ngo buri Imana yishaka kugira ngo ikwereke ibintu runaka iguha n'ubwenge ngiye nagiye mumiriza gutya mbereka yuko mumirije ariko ntahumirije noneho arangije bamaze uko agenda asenga agenda akakwega ngiye kubona mbona akagize gute kararambutse arangiye avuga ngo nibakoma Imana amashyi urumva bari bahari bahise bishima ngo Imana irakoze Imana irakiza byaheze none ugiye ukuntu rero naje gusanga none ari ubuteka mutwe rero naramwibarije arambwira ngo yamaye amafaranga
ndavuga yaguhaye amafaranga angahe yamaye 10,000 ndavuga ibyo bintu ntago bivamo 10 gusa ndavuga none se ni Imana ko nawe mu bakozi cyane urimo icyambere ubeshye Imana ko urwaye icya kabiri ubeshye n'abakristo ko bajye mubeshye abakristo ko yuko mugeze gute ko ukize ubwo urabyifata mute ko ni ubeshye Imana ukabeshye n'abakristo ubwo ni ibyaha biki bibiri ubwo nifatanye iki cya ndamubwira rero Imana iraje nawe izakwihondera mu bizahonda yego none hashize iminsi buriya reka mbabwire buriya Imana ibaho Imana irakora Imana irakiza nagiye nyibona inshuro nyinshi hari n'abadukurikiye bazi ko Imana ikiza yego bagiye bayibona buriya Imana nzi ko nta hantu itakura umuntu ntayitanageze umunsi umwe nari ndi kumwe n'umuntu urabona bino binini bitukura bibona bya mini biprofene cyari kinini gitukura kijya gusa nk'aka cyari tukuraga ibinini sinzi ukuntu bimeze bijya gusa nk'aka karangi ukuntu twajyanye n'umuntu twari turi kumwe inshuti yanjye ibi nkubwira ni ukuri kw'Imana yego ni ukuri ndakubwira ibintu ibinini bitukura ibinini bitukura uwo muntu yararwaye umutwe yego arangije uwo muntu barasenga arabango ngo bamurogeye ngo ku cyuzi ngo ku kiyaga cya Mediterane yego niko yavuze sinzi ahantu kiri arangije amubwira ngo niyubike umutwe mu kubika umutwe je nago nahumirije inshuti yanjye uya yafashe cya kinini agishyira mu musatsi ana mu musatsi urumva ugize gutya nago wamenya yuko harimo ikintu we yagishyizemo nyine ari agafu nyine ndimo ndareba arangije aramubwira ngo none oya je agiye gitajya gusenga Imana ahita avanga Imana irambwiye ngo genda uzana umunyu n'amazi arangije arabizana ndabyibuka bizanye mu ibasi y'ubururu ni ubururu arangije afata akajerekani niko yagize gute yamennyemo nyine urumva yasutse mu mutwe nyine umunyu nyine urumva yawushyize mu mutwe none arangije amenamo amazi urumva yafu yashyizemo ikinini hamanutse ibintu bigize gute bitukura arangije avuga ngo nta maraso arimo ava hehe mu mutwe bari baragize gute bari baramuroza umva hano rero byantangarije rero none arangije gusenga nibwo none yagize gute yamubwira ngo ayo mazi ntayakoreho abadapfa arambwira ngo giye nimbe ngenda ngire gute nyasuke mu kajerekani ngo ngewe ngo ndabyemerewe ngewe ngo ndi mu mwuka w'Imana ndagenda sukamo rero arangira amubwira ngo namuha 1,100 umva ukuntu abakristo bayobye batazi Imana reka mbabwire mwabakristo mujye musenga Imana nta hantu Imana itewumva yego haba mu cyumba urayumva aho wayambariza hose Imana urayumva kandi irazikagusanga arangije aramubwira ngo aya mazi ntuyakoreho aya mazi genda nyamene mu kiyaga ariko Imana irambwiye ngo nimuhe 1,100 anamuhe 1,100 atege agende ni ukuri ko Imana yarabimuhaye yego arangije ayo mazi genda arayafashe ndayafata ndayajyana usiko twayajugunye wana hani Musanze hano kino kibuga cy'indege hano kiri hano niho hano mu gashangiro twaramanutse arangije arambwira ngo tuyamene tujugunya ku kajerekani yego ndaya namubwira uziko uryamye mu gituza cya shitani ibyo 1,100 se barabimuhaye arayamuha arahita yamwihera yarayabaze ngo agenda yamene kugira ngo atazapfa abantu bagira ubwoba usiko abantu bagitinywa n'ubuhanuzi we buriya Imana yacu ibasha gukiza yego ibyo bintu byarambabaje ariko reka mbatangariza Imana iriyiziye ni ukuri Imana iriyiziye yego umunsi umwe shamana abahanuzi Imana umunsi umwe so kuva ko abantu ndabazi ndanga kubavuga ndabazi gutya umugabo umwe twari mu nuze mu masengesho ndabyibuka hari nijoro turasenga atavanga Imana umva uko Imana imbwiye
afata intebe, afata abantu bari abakire batanu, umve ko n'abakire yabagezemo. Arangije abahereza intebe, amaze kubahereza intebe arangije avuga ngo iyo ntebe umenye ni ikibazo, nuyishyira hasi Imana ntabwo igira gute, ntabwo igukuraho ikibazo utagize icyo utanga. Tanga ingurane y'iyo ntebe. Urumva yari amafaranga, kuyishyira hasi egara amafaranga. Ngo hari karande yagiye mwiboheyeho gutyo ngo igende imukurikirana. Ariko man arangije buri muntu wese avuga ngo turahera ku 20,000. Barangije buri ntebe bagiye bayigombora 20,000. Uzi ikintu cyambabaje? Buzi ko bahise ngo bagiye gukora inuze ngo nayo gukora ngo agatuti. Uzi ko barangije bigiye muri hoteli bajya kwisambanira muri y'amafaranga. Muri y'amafaranga bajya kugura inkumi, kuko ni mugoroba abanyerondo abasekirite bahise bafata umupasiteri umwe iryo joro. None se nk'ikibazo mba nibaza ko njya numva ngo hari n'abagikuzimu, nabyo burabibaho wari wagerayo ngo urebe ibyo ari byo? Aho ntago ndagerayo, ariko hari abakoresha imiti. Reka nkubwire, umunsi umwe twari nimugoroba, twari nk'abantu 5. Urumva nanjye rero wa 5. Buriya hari abantu bakoreshwa n'imyuka mibi inshuti yanjye. Barangije ndabyibuka bafashe amagufwa, bafata n'amavuta y'inuze n'amatotoro y'inkoko, barayavanga. Barangije bayafata mu nuze bashyira mu dushashe. Ibi nkubwireme, nge nari mpibereye, ni ukuri kw'Imana yampamagaye, nari mpibereye gutya. Barangije bafata babishyira mu kanuze kamwe. Arangije ndabyibuka cyare, wana ino vase urayibona? Ndayibona. Iyi vase hari ibona hari mu rurabo. Barangije barazirika. Barangije bavuga ngo none tumuca ngahe? Barango tumuce 400. Ndavuga ati iki? Ari nduvuze ngo bamuce 400. Ubwo bari abahanuzi 2. Nanjye urumva nanjye nari impari, ariko ntazi ko ari kugira ngo inyereke ibyo bintu. Arangije ndavuga se umuce 400 ni isambu mugiye kugura ni iki? Atanga wa mwana ngo tuzo ngiyi so wazayiba mute. Barokore, harimo abateka mutwe mwabarokore. Arangije uwo muntu bari bagiye guca amafaranga yahise bahamagara. Amaze kubahamagara nibwo noneho bagize gute, basiga barambwira ngo turakuzi ntukarekure, utatwicira iki umuti. Nge nsigara mu rugo, baragenda. Bamaze kugenda ibyo bakoze ntago nari impari, bagarukanye 150. Bagarukanye 150. Ikintu cyambabaje uzi ko banywaga inzoga. Buriya uziko, reka mbabwire, uziko urana no cupa rya Nilo aribona. Uziko buriya hari abantu ikintu kizabikubwira, ari abantu bajya kubwiriza bafitemo kanyanga muri rya cupa kagira ngo na amazi. None ukango fire. Icyo kintu navuze none kuvuga fire ni za kanyanga mwirirwa munywa ngo tuza mwana tuza ngo wabone umwuka so kuvuga utangoye kano. Ndavuga mana, ibyo bintu byarambabaje. Ibyo bintu ni umaze iminsi mbitekereza ngavuga kuki abantu baheze mu buyobe. Hari abantu baheze mu buyobe. Ariko reka mbatangariza, Imana iriyiziye. Ni ukuri kw'Imana, Imana iriyiziye. Iraje ibacemo mwabahanuzi. Iraje ibacemo kuko Imana yanze agasuzuguro. Ni ukuri kw'Imana. Buriya hari abantu babateka mutwe muri uyu murimo, baje gutekenika muri uyu murimo, baje gutekenika abakristo. Hari abantu babujije abantu abakristo kwinjira, bahejeje hanze. Uzi ko hari abantu bagendana ibikomere by'abahanuzi benshi. Ega nanjye ndimo hamuno utazumva nivugira. Hari abantu bagendana ibikomere by'abahanuzi. Ariko reka nkubwire, Imana iriyizeme, ni ukuri kw'Imana yampamagaye, iriyiziye. None se ko njya numva ngo hari n'abahanuzi bagikuzimu, mukamubona inahangaha ariko nimugoroba bakaba yibereye nk'ikuzimu. Byumva cyane abantu bavuga burana nabyo burabibaho ko abahanuzi bagikuzimu benshi bakajyayo neza gutya. Icyo nzi cyo ubwo bajya Bugande.
Bugande ho ni hano hafi. Ibugande bajya gucishayo. Hari umuntu umwe yari afite ikarita. Yari afite ikarita. Ikarita naribonye. Yari afite ikarita yaravuyeyo ngo yari umuvuzi gakondo. Ariko ari n'umuhanuzi. None iyo bamufataga yahitaga ahinduka umuvuzi gakondo. Umuvuzi batamufata akaba umuhanuzi. Kandi abo bose ntago babizi. Hari abantu bajya gucisha imbaraga z'abadayimoni. Noneho reka nkubwire ikintu kizabikubwira. Yego. Uzi ko hari uwo muntu yageze aho ngaho abashaka bura ntago wamuhamagara utamuhaye amafaranga ngo aze gusengera utamuhaye amafaranga ntago bijya bishoboka. Byanga byakunda agomba kugaruza ya mafaranga yatanze. Yego. Kugira ngo none se nadaca mu amafaranga azayagaruza. Aba yaratanze byinshi, niyo mpamvu avuga ngo mbanze ushyira amafaranga kuri telefone hanyuma mbanze nzi. Yego. Icyo rero Ibugande bajyayo pe. Bajya kuzicisha. Ibyo ndabizi pe. Ndabihagazeho n'amaguru yanjye. Bajyayo. Yego. Ubwo abagikuzimu nabwo tuzabamenya. Ariko icyo nzi cyo Ibugande bajyayo. Bajyayo pe. Ngo no muri Tanzania ngo sinzi umuntu ugeze kumbwira ngo amazi ngo bajyaho bita niba ari ngo iki mama yitwa ngo iki, niba ari nyanja yitwa ngo iki bajya gucishaho. Sinzi nzongera muhamagare mubaze yeze kubivugaho hano. Yes, hanyuma niye nama wagira abantu badukurikiye by'umwihariko bari gusengana n'abantu ngo bafite ikiganza gishushe. Tiramuga bafite ikiganza kikurambikaho igisebe kigahita cyuma. N'abasatuze ahubwo ngo nabasatuze. Ngo bigize ngabaje pe mama ngo badakumirwa. Reka mbabwire rero inama nabagira nibige gusenga kwa bonyine. Yego. Kuko Imana nta hantu idakorera. Icyakora nubishinga uzashiduka ubaye nkawe. Yego. Ariko Imana yo mu ijuru ni Imana itajibeshye. Ndi kwibaza nkakubaza bura wageze kuzimu gutyo ugere ikuzimu ugerayo? Naragiyeyo pe. Reka da. Nagiyeyo. Ariko yanjyanyeho mu buryo bwo kugira ngo Imana inyigishe. Kugira ngo menye aho hantu, menye imbaraga nkorana nazo zirwanya abantu uko zingana. Yego. Buriya Satani afite imbaraga. Afite imbaraga. N'Imana yo mu ijuru ifite imbaraga. Yego. Navugiyeyo. Ariko ndagiye ntazi ko ndi buveyo ahubwo. Ibaze kukubwira ngo ugiye ikuzimu utaze kuzagaruka. Yego. Nyuma yaho ndagenda mbona y'ibintu bitandukanye. Mbona abantu bafungiranwe, abantu basengaga. Yego. Mbabonayo. Ariko mbona nabo narinzi gutyo mbabonayo. Nanjye narinzi ko nzagumayo. Ariko natunguwe nuko nzamutse hehe ngeze ku isi. Ugerayo hari umuntu ugikuzimu bura wagikuzimu kagaruka bura turetse kubesha. Ko nagiyeyo. Hanyuma se bigenda gutegeka ari byo matsiko mfite. Jewe nagiye ahantu hari kwirimbe. Yego. Bamaze ngeze kwirimbe burumva nari mfite n'igi. Reka. Yego. Ubwo banyereka umuntu twe turi kumwe arambwira ngo ni nkubite kuri yamva. Ndangije nkubitaho mbona harasamye mita manuka. Mbona akayira bita manuka. Uwo kumwe se yari ameze ute? Yari umuhanuzi? Yari umuhanuzi. Afata ijya rishira kumva? Yego. Ati ibi bintu shamana yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi. Uranamuzi aranazi? Oya ndamuzi. Ntumuvuge. Oya nago ibyo navuze byose kuki ntago namuvuga. Araza afata. Araza na nubu aracyahanura. Mwagiye se akubwiye ko mugiye? Yarambwiye ngo nimuherekeze ariko ntaza hanjyanye. Yego. Shiduka nisanze ngeze ahantu hameze nk'akabwibwa ukuntu. Ndavuga ibi bintu ntago bibaho. Twageze mu nzira nyine aranyihinduka urumva ntago nari gusubira inyuma. Ntago hari ahantu ugera ntusubira inyuma bikaba nyine bigasa gukomeza. Nisanga nagezeyo rero. Yego. Hanyuma se bigenda utenye maze kugerayo nibwo nabonaga abantu. Mbona abantu nyine urumva iyo ugezeyo ikuzimu naga hameze nk'uko nguko. Haba ari ahantu hameze nk'ubwijije ukuntu abantu bari bwabone nka nimugoro ukuntu bameze. Ntihabona kandi ntago bunije niko bahameze. Kandi buri muntu wese abakiniziwe. Noneho ngiye maze kugerayo nibwo nabonye abantu. Mbona abantu tuziranye sanga abantu basenga. Reka mbabwire usiko ari abantu basenga bafungiranye ikuzimu nk'imbohe.
yego bafungiranywe ikuzimu bakavuga ngo uriya ni uwacu buriya hari igihe umuntu aba ari ku isi ariko ari n'ikuzimu bibaho abo bita abo nkunda kumva kuva ngo batanzemo ibitambo abo ngabo baba barabatanzemo ibitambo kandi yewe ntabwo nari mbizi nawe navuga ngo icyo gihe iyo ugiye ntabwo uvanga imana ubwo so wayivuga gute byagenda ubwo uvuze imana uriyo byagenda ntabwo ufite n'uwo mutima oya ntabwo ufite uwo mutima ubu ushaka nko gusubirayo wajyayo nabwo ubu ngubu ntamenye izihe nzira mbese bari baguhaye ni nk'akayira bari bakunyujijemo kari nk'akayira ariko imana nayo ishaka kunyigishirizayo kugira ngo menye kuvayo nisanze ndi hejuru ukuntu byagenze ukuntu byagenze rero urumva ntabwo hagenda iki kibiri ntabwo kigenda hagendayo roho uruhu nigenda ku isi ukabona barakubona kumbi hagiyeyo roho niko bimeze rero nayo naragiyeyo roho urumva ikibiri gisigara hejuru niko byari bimeze kandi ukabona ibintu byose n'ubwenge bwose ariyo buri ibintu byose ariyo biri aho kugira ngo rero nuko uhura n'umukozi w'Imana uri mu mwuka w'Imana akagusengera niho agira gute niho uvayo yego kubera wa mugambi w'Imana yashakaga kunjyanayo kugira ngo nige menye imbaraga za Satani zikora zite ese z'Imana nazo zikora zite ariko mbabwire hari imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zikuri kuzimu zikagushyira ku isi ukongera ukabaho nk'abandi bose kandi ubu ngubu nkorera Imana irankoresha yewe niyo wazana umurwayi uko yaba ameze kose ntabwo nirirwa mufataho oya reka bigenda ute ndakubwira muhagarike hariya nkamusengera ntamufasheho yarangiza akigendera yakiza ubwo se ko uriyo bakuzanira n'umuntu bakamushyira ugahita umenya ikibazo afite indwara n'ahantu hose yabimurya ahantu hose niba baribwa ako kanya nabimenye hano ngo utesitinze nkakubwira mfite ikibazo kimeze gutya ntiwanaki ako wazansuzumye hari imbaraga z'Imana nese niba abadayimoni bavuga bagakora Imana niyo idakora irakora none ako mwagiye mwizera yego kuki utizera yeme nta wizera nkanjye ndizera cyane izere indwara uko yaba imeze kose yego indwara zose zirakira yego nahuye n'abasazi batandukanye kandi barakize yego hanyuma reka dusoze dutanga nimero ya telefone by'umwihariko niba nta kibazo ni cyo kintu uri kumva wasaba abantu badukurikiye cyangwa wabwira abantu badukurikiye turi kugana ku musozo ikintu nababwira ni uko bakande subscribe kugira ngo ubutaba zamenye nyirizina n'imbaraga z'Imana uko zikora n'imbaraga z'abadayimoni uko zikora ibyo bintu nibakande kugira ngo bazagire gute bazabikurikirane nabo nimero zanjye rero ni 078 75 90 629 tuyisubiremo 078 75 90 629 iri kuri WhatsApp ni 072 42 90 400 yego reka dusoze dusengera abantu badukurikiye tubasabira umugisha nkubwira ngo nawe nguhaye ikaze kandi Imana ikomeze umugisha mu byikora byose umunsi kundi Imana iguhereza umugisha yego turagushimiye cyane asante sana yego reka dusoze dusengera abantu badukurikiye Mana nziza izina rya Yesu uri Alpha na Omega itangiro n'iherezo kweretse abadukurikiranaga hirya mu mpande enye z'isi Mana nyemerera abazumva ubu butumwa bazamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura mu izina rya Yesu urakoze Mana kandi agura runo rubuga kugira ngo abantu bajye bahembukiraho urakoze mu izina rya Yesu amen amen